Kuri uyu munsi mu Rwanda abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ay'imyuga n'ubumenyi ngiro, amashuri nderaburezi ndetse n'amashuri y'ubuganga atangiye ibizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri wa 2023-2024 ku rwego rw'intara y'Amajyepfo. Iki gikorwa cyatangijwe mu karere ka Nyanza mu ishuri rya Lycée de Nyanza. Twagirayezu Pacifique, umuyobozi wa site y'ibizamini mu ishuri rya Lycée de Nyanza, yabwiye BTN TV ko ngo imyiteguro y'ibizamini yose yagenze neza, ndetse agasaba n'abanyeshuri bagiye gukora ibizami kuri iyi site gukora batuje kandi bagatsinda. Iyi centre ibarizwa mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, ikaba iri mu murenge wa Mukingo, ikaba ari centre yitwa Lycée de Nyanza. Igikorwa rero cyo gutangiza ibizamini cyagenze neza nkuko mwabibonye, abayobozi bandi bari bahari, ariko nk'umuyobozi uhagarariye centre no kuvuga ngo twatangije abanyeshuri 536. Abanyeshuri bakoze n'abanyeshuri ba TVET n'abanyeshuri ba cyo bita professional courses. Kugeza isa nta mbogamizi hari, ibizamini byatangiye neza. Ubutumwa nabaha nk'umurezi ni ugukora batuje. Ibizamini byateguye ku rwego rw'igihugu, barize bize neza, bagakora mu mutuzo, bakabasha kubitsinda. Nababwira ngo amahirwe masa. Bamwe mu banyeshuri bakoreye ibizamini kuri site ya Lycée de Nyanza baganira na BTN TV batubwiye ko ngo bagize igihe cyo gutegurwa neza n'abarimu babo, kandi ngo biteguye gutsinda ibizamini. Bavuga ko ngo kuba ibi bizami byarateguye ku rwego rw'igihugu ngo bitabateye impungenge, kuko ngo no mu myaka yo hasi abaragize igihe cyo kwitegura ibizamini bisoza umwaka nabyo ngo bitegurirwa ku rwego rw'igihugu. Twebwe nk'abanyeshuri muri Lycée de Nyanza byadushimishije. Biba nyine ari ikintu gikomeye kubona governance hano bigafungurirwa nka mu kigo cyacu. Rero ukuntu twabyakiriye nta bidasanzwe. Umuntu yize byanga byakunda ntabwo yabira icyo asubiza. Ntabwo byabaye bishyashya kuri twebwe. Nakubwira ikigo cyatwitaye bishoboka, ntabwo nta mbogamizi zigiye zigaragara. Ni ibintu duhora tubona umunsi ku wundi tubigerekwa n'abarimu bacu, rero ntabwo ari bishyashya. Ariko mu bisanzwe nk'imyigire abarimu baba baboneka, natwe tugakora uruhare rwacu. Sibyo wenda nk'ushobora kwirara nk'abanyeshuri, nyine ntibyabura bamwe muri bo, ariko muri rusange nyine ishusho y'imyitegurire yo imeze neza, nta kibazo. Umuyobozi w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice atangiza ku mugaragaro ibizamini bya leta muri uyu mwaka, yashimiye abanyeshuri kuba baritwaye neza bakaba bageze ku munsi y'ibizamini. Avuga ko nk'ubuyobozi nta mpungenge bafite bitewe n'uko ngo abanyeshuri biteguye neza. Asaba kandi abanyeshuri gutegura ibizamini byabo, dore ko ngo ari ibizamini biteguye ku buryo buhagije. Kuri uyu munsi w'ikizamini nuko bakurikiranye amasomo neza, bagira imbogamizi muri yo. Ikindi ni ukubifuriza amahirwe masa, ndetse no kubabwira ngo ntibagire ubwoba. Ibizamini baba bagiye gukora ni ibizamini n'ubundi nta masomo baba barize, abarezi baba barabateguye. Iyo bagize ubwoba hari ubwo bituma batabasha gutsinda neza, cyangwa se hakagira ibibihisha, ibibisoba. Ni ukubifuriza rero gukora neza, kudahubuka, kutagira ubwoba, ndetse no gukomeza kurangwa n'ikinyabupfura n'ikiba cyarabaranze mu mashuri, kwirinda gukopera, kwirinda kugira indi myitwarire idahwitse. Ishuri rya Lycée de Nyanza site yatangijwe y'ibizamini, abanyeshuri biteguye gukora ibizamini bagera kuri 556. Abanyeshuri biteguye gukora ibizamini bagera kuri 556. Iyi ni BTN TV, Ngendi Mahoro Samsoni. Ahanini kuri site ya Lycée de Nyanza ni mu karere ka Nyanza, mu ntara y'Amajyepfo.